Tubahaye ikaze ku rubuga rwa Akumunsi. Uyu munsi tugiye kubagezaho uburyo ushobora kudekarara icyemezo cyerekana yuko nta mwenda ubereyemo leta, aricyo bita attestation de non créance, gitangwa na Rwanda Revenue Authority. Iki cyangombwa nicyo kenshi gikenerwa mu gihe ugiye gusaba ibindi byangombwa bya leta cyangwa se ugiye kujya mu masoko ya leta. Bajya muri Google wandikemo rr.gov.rw, hanyuma ukore search, urubuga rwa Rwanda Revenue rurafunguka. Hanyuma muri kureba mu ruhande rwo hirya ahantu handitse tax RSSB clearance certificate, hariya rero niho uhita ukanda mu gihe uri gushakira icyangombwa cy'uko nta mwenda, cyerekana yuko nta mwenda ubereyemo leta mu bigo bya leta se cyangwa abikora ku giti cyabo. Hanyuma iyo bimaze gufunguka muri kubibona hari Rwanda Revenue, ujya hariya handitse request rero niho ushobora gusabira kiriya cyangombwa cya Rwanda Revenue Authority cyerekana yuko nta mwenda ubereyemo leta kuri kampani runaka. Umuntu ashobora kuza kugana rero ashaka wenda kiriya cyangombwa, abenshi ntabwo baba babizi. Mu buryo rero ni uburyo tugiye kubagezaho tubigisha, muri declaration yose tuzabibagezaho. Hanyuma hariya mu kubona ahantu hajya tin number, hariya niho ushyira tin number y'ikigo runaka ugiye kureba cyangwa se ugiye gusabira icyangombwa cya tax clearance. Hariya turafata urugero dushyiramo tin number, murabona ndimo ndazandikamo. Hariya ni urugero twifashishije kugira ngo mbereke neza uburyo ushobora gusaba kiriya cyangombwa. Hanyuma hariya muri kubona tipe zitandukanye, RSSB, TTC, VAT. Hariya ni ubwoko bw'ibyangombwa bwose tuzagenda tubibona, gusa twebwe tugiye hariya ku cyangombwa cya TTC, aricyo bita tax clearance certificate. Hanyuma iyo uyikanzeho nabwo bahita bakwereka uburyo se impamvu ushaka gusaba icyo cyangombwa, niba ari ugusaba caution, niba se ari ibindi bintu ukeneye, niba ari amasoko ya leta ushaka kujyamo. Hari uhitamo type icyo ushaka gukora. Hano reka dufate yuko wenda ushaka kujya mu masoko ya leta, aribyo bita tender submission. Niho kubibona ni hari hasi hahera, hanyuma turahakanda. Hanyuma hariya muri remark urandikamo OK, nta yindi comment ushyiramo, biba bihagije. Hanyuma ukande kuri submit rero bari kukwereka iriya message yo hejuru. Hanyuma uremeza kuri OK, kuri sure neza yuko ukeneye gusubmitinga. Hanyuma wongera ukande, barongera bakwereke kuri sure bwa kabiri, naho wongera ubyemeze. Hanyuma urategereza hejuru bibe loaded, iloading. Hanyuma muri kumubona yuko hari generated number, iriya nimero yo hejuru niyo ukoresha wishyura. Hanyuma hariya hasi hari download, ushobora no kukidownloadinga, murimo kukibona hariya kubona full name SRPBKM ni urugero twafashe. Hanyuma nimero ukoresha wishyura ni iriya bita doc number, muri kuyibona turi kwanseritira. Iyo ngiyo rero niyo ukoresha, ushobora kujyana kuri banki ukishyura kuri BK, uburyo burakora, cyangwa kuri mobile money ukanza akanyenyeri 182 akanyenyeri 3 akanyenyeri 6 akanyenyeri ukize iriya nimero, akanyenyeri umubare w'amafaranga, ubundi ugakonfirima. Hanyuma ahangaha tumaze kudekarara cyangwa cyacu cyerekana yuko nta musoro tubereyemo leta, reka dusubire inyuma noneho twongere tubereke iyo umaze kugisaba uburyo noneho bikwereka niba wagisabye. Bahita ujya hariya kuri checking, ushyiremo ya tin number wasabiyeho cya cyangombwa cyerekana yuko kampani yawe se cyangwa umuntu ku giti cye nta mwenda abereyemo leta. Dushyiremo tin number, hanyuma turakanda hariya kuri submit. Murabibona neza. Hanyuma urite mubona ya TTC tax clearance certificate twayisabye mu kanya, murimo kuyibona ni iriya ya mbere. Iyo hariya kuri status ikiri initiated ni biba bivuga yuko utari wishyura, kuko iyo umaze kwishyura hariya bita biba submitted. Hanyuma iki cyangombwa cya tax clearance kikaba kiboneka hagati y'iminsi 3 n'iminsi 4. Ni ibintu byumvikana kuko aba ari online, ni ibintu byoroshye. Hanyuma hariya akadusubira inyuma tugiye kureba kuri download, ni igihe noneho uba bayikwemereye. Ushobora kujya hariya kuri download ugashyiramo tin number, submit. Hanyuma hariya n'urugero twari dufashe ni iriya tuba tumaze kudekarara, ntabwo barakora submission cyangwa se nta cyangombwa na kimwe bari bahabwa. Kadushyiremo indi tin number dukeka yuko wenda yaba ifite yarasabye biriya byangombwa.
nibyo turimo kugerageza no kugira ngo hano tubereke ahantu ushobora kuyikura none ukaba wayidownloadinga mu gihe umukiriya yaje akugana se cyangwa undi muntu agusaba kino cyangombwa ushobora kubimwereka. Hanyuma hariya rero twari dufashe tini namba, murahita mubona yuko kuri status biba byabaye approved, ndetse ukaba wakanda hariya kuri request number ukaba wayidownloadinga buriya hari ukanze uhita uyidownloadinga neza. Ubu reka ari uburyo bwiza rero turimo kubereka bwa declaration tax clearance, icyemezo cyerekana yuko nta musoro ubereyemo leta. Akaba ari tapu ya mbere duhereyeho kutubereka. Mukomeze rero mukurikire akumunsi, buri gice cyose cy'umusoro tugomba kuzakinyuramo kandi vuba vuba. Ku bazadukurikira cyangwa se bazakurikira video zacu bazabasha gusobanukirwa ndetse bazakuramo n'akazi gatandukanye. Mukore subscribe rero ku rubuga rwacu rwa akumunsi kuri channel ndetse no kuri Facebook yacu, murakaza neza.